Yes, bakunzi ba Kamanzi Official turabasuhuje cyane. Muraho neza. Umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025 nanone. Twababwiye ko ari umwaka w'ibyiza byinshi kandi mbazaniye impano. Nyuma yo gukora video, audio ibereka cyangwa se babwira uko wakwisuzuma ku muntu waregistarinze muri Pi Network akamenya amakosa afite cyangwa se ikosa iryo ari ryo ryose yaba afite. Ubu noneho tubazaniye uburyo bwo kwiyandikisha muri Pi Network ku buryo nta makosa washyiramo. Reka rero tugendane intambwe ku ntambwe. Umuntu wese utarakora subscribe ni igihe cyiza cyo kuyikora ndetse ukanahererekanya inkuru ukayigeza kuri bagenzi bawe. Reka ndarike buri muntu wese wifuza kwinjiza abantu benshi muri Pi Network. Ibintu ni bibiri: mwoherereze iyi video, hanyuma ariko uyoherereje unagerekeho invitation code yawe ari bushyire aho turi bubereke aho umuntu ashyira invitation code y'uwamwinjije kugira ngo ubyungukiremo. Bitihise duhamagare kuri nimero zacu, hanyuma tugufashe kugushakira abantu, kuko icyo gihe turanabakurikirana paka bujuje buri kimwe cyose basabwa. Ese kugira ngo tugufashe kubona abantu binjirira kuri invitation code yawe, duhamagare tuvugane, uduhe invitation code yawe tukubwire ibisabwa, ahasigaye tugufashe gushaka abantu binjirira kuri invitation code yawe, maze ubone Pi zizamuka gusa. Kuko iyo umuntu akwinjiriyeho ubona Pi imwe, nawe kuko akwinjiriyeho nawe bamuha Pi imwe. Urumva ko wowe niba winjiza abantu benshi uzabona Pi nyinshi, tutaretse kandi nizibakomokaho iyo bamayininze buri munsi. Tugufitiye rero ubwo butumwa bwiza bw'uko dushobora kugufasha gushaka abantu bakwinjiriraho. Birasaba iki? Ni uko duhamagara tukavugana. Nimero ni 078 320 14 18 ndetse na 072 12 54 53 2. Amazina ni Tete Kamanzi, ni nawe muri kumwe kuri mikoro. Reka rero dutere intambwe ku ntambwe. Tugiye kurebera hamwe mu buryo bugaragara uko nakwinjiza umuntu muri Pi Network. Ese nyura hehe, nandika iki, uko tubyandika, aho twandika nibyo, aho badusaba kwandika nibyo tugiye kureba intambwe ku ntambwe. Naho ibyo tugiye kwandikamo turabivuga mu magambo twifashishije urugero rw'ibyo ndi bube mbabwira, hanyuma wowe ukore ku buryo wandikamo ibyawe. Ndavuga wewe winjira cyangwa wewe winjiza umuntu. Twagiye. Uragenda, ugomba kuba ufite email d'abord, ufite nimero ya telefone ikubaruyeho. Abantu tubwira ni mwebwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma ujya muri Play Store cyangwa se muri App Store cyangwa se application downloading bitewe n'ubwoko bwa telefone ufite, ukadownloadinga Pi Network. Yamara kugera muri telefone yawe ukayifungura. Ukimara kuyifungura uhinguka ahangaha handitse ngo cryptocurrency mining mode easy. Hanyuma rero hepfo handitse ngo continue with Facebook, hasi ngo continue with phone number. Akenshi dukunda kwikoreshereza continue with phone number. Tugiye rero kwinjira muri Pi Network dukoresheje phone number. Ntabwo nzi phone number uri bukoreshe. Iyo rero umaze gukanda cyangwa gukirika hariya kuri continue with phone number, bakuzanira iyi page yanditseho ngo register with phone number.
hepfo rero handitse country murabona mu kaboxi cyangwa muri kariya kazu handitsemo United States, ukandamo hakaza taburo bajya kwandikaho. Uri mu Rwanda uratangira ukandikamo ijambo ra na wa na a rwa, u Rwanda rugahita ruza ukarukoraho rukiyandikamo. Ubwo niba ari Burundi ujya kwandikamo Burundi ikaba yaje kwandika. Buri gihugu mbega ushaka gushyiramo utangira kucyandika, ukabura kibonye ukagikandaho kikiyandikamo. Hepfo rero hiyandikaho kode za nimero y'igihugu cyanyu. Iyo rero washyizemo Rwanda hahita hiyandika hariya handitse +1 guteranya 1, hahita hiyandika guteranya 250, ugakomeza ukandika nimero uhereye kuri 7. Ubwo ni urugero ngiye kubaha, wenda niba ari Rwanda hahita hiyandikaho guteranya 250, ugakomeza nawe uti 783201418. Izo ni nimero zanjye, ntago arizo ushyiraho, ahubwo ushyiraho izawe iri kuhereye kuri 7. Iyo birangije ukanda kuri rya jambo ry'umweru riri mu ibara rya move, riri mu kazu ka move, kuri submit ukarikandaho. Iyo umaze kurikandaho haza page ya kabiri yindi. Iyi page yindi rero ni page ivuga ngo email, wandika ahantu habiri. Email barakubwira ngo enter a valid email address, you will be asked to verify the address after registration. Nukuvuga ngo iyo karakazu iryo jambo email karakazu baguhaye wandikamo email yawe y'ukuri. Iyi email iyo umaze kuyandikamo hariya munsi handitse ngo verify your email, naho uyandikamo. Ubwo muri make email yawe uyandika aho hantu habiri. Iyo birangije ukanda kuri rya jambo next. Iyo umaze kurikandaho haza indi page. Iyi page yindi rero ni page ushyiramo password. Hano rero impamvu nahisemo kubikora ntya muri Pi Network, kuri YouTube amasezerano bafitanye na Pi Network, nta muntu wemerewe kwandika kugaragaza kuri YouTube wandikamo password. Barabiguhanira iyo video, bahita bayiguhanira. Unuzabihirahira bikora ntago bayuploadinga ngo ikunde, bahita baguhagarika. Nimwe muwe baba kugira ibundi bahita baguhana. Hanyuma rero hano kuri email barakubwira ngo password, buriya dutangiye amategeko n'amabwiriza agenga imyandikire ya password, ya amazina na username. Turaza kubigeraho, ariko reka duhere ahangaha hari password. Dore ukuntu password muri Pi Network yandikwa, rwa rujijo ku bantu benshi ruveho. Barakubwira ngo password must be 8 or more characters with at least 1 digit, 1 uppercase and 1 lower case letter. Password ni ijambo cyangwa izina rigizwe n'imigemo 8 no kurenzaho. Imigemo ubwo yego characters abari ko mbyita no kurenzaho, ariko ikaba igizwe nibura n'umubare umwe, inyuguti nkuru imwe n'inyuguti ntoya, sibyo? Nibura imwe. Noneho rero ntabwo inyuguti imwe nkuru ari ngombwa ko ibanza, ishobora no kujya hagati. Icyo gihe rwose wabikora. Tujye gutanga urugero rwa password. Ngiye nshobora gukoresha password ntashobora kwibagirwa na rimwe. Urugero nshobora kuvuga nti Rwanda 10 cyangwa se Rwanda 1 cyangwa se Rwanda 5. Iyo ngiyo ni password. Ubwo rero iryo jambo ndi buhitemo cyangwa iryo zina, cyangwa se nshobora kwandika nti Rwagatera 100. Iyo ni password.
ubwo urumva rero si ngombwa ko inyuguti nkuru ndi buyibanze, aho nayishyira hose igomba kuba irimo. Hanyuma rero iyo maze kuyandika iyo password ni nayo nandika hariya hepfo handitse ngo verify your password, muri ako kazu nkayandikamo ibyo nanditse haruguru, ni nabyo nandika naho hepfo. Narangiza nkakanda kuri submit. Iyo mbirangije banzanira indi page noneho ijyaho iyo bita set up your account. You need to use your real name to be able to claim Pi. Aha rero mwitonde, jewe nitwa Tite Kamanzi. Ubwo kugira ngo ariko ku ndangamuntu yanjye Kamanzi niryo zina ribanza, then Tite niryo zina riheruka. Ntabwo rero iyo ugiye kwandika ubanza rya zina ribanza aho ngaho ku ndangamuntu, no, ahubwo muri style ya anglophone first name ni rya zina ry'idini, last name ni rya zina ry'umuryango, given name cyangwa se family name. Given name ni zina ry'idini, niryo first name. Ubwo rero niba ngiye kwandika, nubwo ku ndangamuntu yanjye habanza Kamanzi hagaheruka Tite, ariko kuko nkurikiza style cyangwa se style ya anglophone cyangwa se method ya anglophone, first name ni rya zina ry'idini, ubwo kuri nge ni Tite. Ndashyira hariya kuri first name ndandikamo Tite, ndabanza inyuguti nkuru. Hanyuma ninjya kwandika last name ndashyiramo Kamanzi, ariko nishyiramo Kamanzi ndaryandika nkuko ku ndangamuntu ryanditse. Ku ndangamuntu handitse gute? Handitseho Kamanzi mu nyuguti nkuru gusa. Iryo zina Kamanzi ryose ryanditswe mu nyuguti nkuru, ni nako ndi buryandike ahangaha. Ubwo first name rya zina ry'idini ni Tite, hanyuma last name it's my family name, rya zina ry'umuryango ari ryo Kamanzi, kandi ndyandike mu nyuguti nkuru. Muri make uraryandika nk'uko ubona kuri karangamuntu yawe riri. Hanyuma munsi barakubwira ngo choose your username. This will also be your code for referring others. Iyi username ugiye gukora iraba ariyo invitation code yawe uzajya uha abantu bagiye kukwinjiriraho bakayishyiramo, nkuko tugiye kureba mu kanya, nkuko nanjye nyifite. Njyewe username yanjye nahisemo kuba ari umusaza 5,000. Mbanza inyuguti nkuru, ndaje ndabikiraho inyuguti nkuru, izindi zose zikaba mu mukono, then nkashyiraho n'imibare nshaka. Barakubwira ngo usernames must be 4 to 20 characters, on letter and numbers. Ni inyuguti ndetse n'imibare. Ubwo rero nahisemo kwandika umusaza mbanje inyuguti nkuru, hanyuma 5,000. Umusaza 5,000. Nawe ushobora gukora username ijyanye n'amazina yawe. Nkandika nti Tite Kamanzi bifatanye byose, Tite Kamanzi 5 cyangwa se Tite Kamanzi 10 cyangwa se Tite Kamanzi 1 gutyo. Ariko ubwo nkabanza inyuguti nkuru Tite Kamanzi bifatanye, nongeyeho n'umubare. Username wamara kuyikora, iyo rero ukoze username ihuye n'iyundi ntago bakwemerera ko ikunda, baraguhakanira, babyandika mu nyuguti zitukura mpaka ukoze username yawe ku giti cyawe. Ubwo ugenda uhinduraho kugira ngo urebe ko bayemera. Iyo rero ukanze kuri submit bakayemera, uhita ukomeza. Hari igihe rero iyo ugeze aha, hari igihe bagusaba kuverifyinga kugira ngo barebe yuko utari irobo. Bakaguha ibintu ugenda uhitamo, ibintu by'ibishushanyo, bicycle, motorcycle, bus and so on n'ibindi. Iyo bitsinze rero ugira ute? Urakomeza. Iyo rero umaze kuva ahangaha kuri set up your account, umaze gushyira gisabwa, ugera ku ipage ivuga ngo who invited you, ninde wagutumiye, ninde waguhaye ubutumire. Add them to your referral team to increase your mining rate. Uwo nguwo wagutumiye mushyiremo kugira ngo byongere paye mining.
invitation code ni ya username yawe wakoze cya gihe winjira. None hano ubwo urimo kwinjira urashyiramo iyihe? Urashyiramo iy'umuntu wagutumiye cyangwa waguhaye link cyangwa wakwinjije. Hano rero umuntu wese unyumva utari winjira muri Pi, ndagusabye hano andikamo ngo umusaza 5,000 mu mibare. Umusaza, ijambo umusaza ubanje inyuguti nkuru riko, ijambo umusaza wongeyeho ibihumbi, ntago ari guteranya. Umusaza 5,000, 5,000 byanditswe mu mibare 5 amazero 3. Umusaza 5 amazero 3 bifatanye. Iyo invitation code iyo umaze kuyandikamo uhita ukanda aho ngaho mu ibara ry'umweru mu kazu ka move handitse submit, ukakandamo. Iyo wibeshye ugakanda munsi yaho hariya handitse ngo no one invited me, icyo gihe utangira baguhaye 0. Ariko iyo winjiriye ku muntu baguha Pi yose. Kandi ubu ngubu niba mubara neza, umuntu winjiye none aha ngaha abona Pi 0,0048. Ubu ni muri uku kwezi kwa mbere. Noneho izi ngizi nizo umayininga mu isaha yose, mu isaha yose kubona amasaha 28. Bivuze ngo uzabona Pi imwe ryari. Pi imwe tugabanyije 0,0048, ubwo twayibona mu masaha 208.3. Tuyagabanyije n'amasaha 28, ubwo tubona Pi twuzuza, waba wuzuza Pi imwe mu minsi nibura 8. Noneho rero umuntu ukinjira, ubundi twese tumayininga ubu ngubu aho bigeze 0,01 nibyo tumayininga, 0,01. ubwo ni ukuvuga yuko 0 n'ibice ziriya tumayininga, izi ngizi nizo mayininga ku giti cyanjye 0,01. 0,01 gukuramo guteranyaho 0,0048. Izi ngizi mu masaha 28 ni 0,34 n'ibice 4 cyangwa se 35. Ubwo mu minsi 8, mu minsi twakubye 24, ubwo twakuzuza mu minsi ingahe? 7, iminsi 5, mu minsi 4, mu minsi 3 wuzuza Pi. Kubera iki? Cyangwa se mu minsi 2, no, ni mu minsi 3 wuzuza Pi. Kubera wa muntu ukomokaho aramayininga. Ni ukuvuga ngo amahirwe ufite ari wowe ku giti cyawe wazajya kuzuza Pi nibura mu minsi hagati y'7 n'8. Ariko iyo winjiriye ku muntu urabona ko Pi ushobora kuyuzuza mu minsi nibura 3. Aka kantu mukumve neza. Niyo mpamvu rero ugomba guhitamo kwinjirira ku muntu. Noneho agashya, iyo winjiriye ku muntu ufite Pi nyinshi, ugeze ku rwego rwo kumayininga Pi nyinshi ku munsi, agutiza umurindi, Pi zawe ziravuduka. Gute? Zikubita vuba, ziba zimeze nk'izikubita umuvumba. Nk'umuntu unyinjiriyeho monsherame, ndakurahiye, barahari bajya babimbwira ati kuki Pi zanjye zihuta ugereranyije n'undi winjiriye kuwinjiza dukeya. Ntabwo banganye. Uwanyinjiriyeho yinjiza nyinshi kuruta uwinjiriye ku muntu winjiza Pi nkeya. Nakabanga mbibi. Reka twikomereze. Ubwo rero umaze gushyiramo invitation code y'umuntu wagutumiye cyangwa se wakwinjije muri Pi, ubwo uwishyiriremo nawe, ubwo mwuka guhishurire, ishyiramo umusaza 5,000. Ariko umusaza ritangizwa n'iyo nyuguti nkuru ya U. Hanyuma
umusaza 5 amazeru 3 mbega, hanyuma ukande kuri submit kandi witonze urutoki rutanyerera rukagwa hariya kuri no one invited me. Nurangiza rero baraguha page yanditse gutya ikubwira ngo start tour, ukandeho. Umara gukanda kuri start tour barakuzanira aka kantu kanditse ngo tap to mine, murabona ko kantu kaka fresh kazamuka ku kaziga, ukandeho. Umara gukandaho barakuzanira ijambo get started, urikandeho ngiryo ry'umweru mu kazu ka move, urikandeho. Nurangiza barakuzanira iyo page iriho ijambo next, ijambo ry'umweru mu kazu ka move next. Next urayikandaho inshuro enye, iya mbere ngiyo, iya kabiri ngiyi, iya gatatu ngiyi, iya kane ngiyi. Hanyuma ku kazu ka gatanu uragera ahantu handitse amagambo y'umweru mwibara ryo mu kazu ka move avuga ngo view roles, urikandeho. Bakuzanire aka kazu aka gatablo kariho ibintu byinshi. Urabona hariho inzego z'aba pioneers muri Pi. Hari pioneer, hakaba contributor, hakaba ambassador, hakaba node, hepfo hari developer ambassador. Hanyuma hejuru urabona hari ijambo roles. Ubwo rero iyo ugeze aha ngaha uhita ufata ukora kuri aka gafresh kari ibumoso hejuru, urakareba ako gafresh kari ibumoso hejuru ako kambi, ukagakandaho ugakora back k'umukara, ndetse urakabona kari aho. Urabona Pi imwe bamaze kuyigwa yatangiye no kumayininga, urabona ibice bitangiye kujyaho. Ubwo ukakakuraho ugahita ujya aho tumayiningira, ukahasanga ijambo dismiss, ukarikandaho page igafunguka, udera aho tumayiningira na hangaha. Ubwo Pi ukaba urayinjiye nta gusubira inyuma, ukabugize ute uravutse. Ibisigaye rero ni ukuzareba ibikurikiraho ni verifications, kuzuza phone mainnet checklist. Tuzagenda tubireba intambwe ku ntambwe. Nagira ngo mbereke uko twinjira muri Pi. Hanyuma rero nkomeje guhamagarira abantu bifuza yuko twabafasha mu kukosora ndetse no kuzuza ibyo bataruzuza muri konte zabo. Muduhamagare nimero twazibabwiye kugira ngo tubafashe, tubabwire ni hehe turi, ni he dukorera kugira ngo tubafashe. Mboneraho kubamenyesha yuko ushaka rwose by'umwihariko ko twayaza tukamwigisha by'umwihariko, tukamufasha by'umwihariko, aduhamagare. Nimero ya telefone yacu ngiyo, niyo nabanje kwibabwira, hanyuma tumufashe. Dore turitegura open mainnet, ntazagira ucikanwa kandi duhari ku bwanyu. Murakoze, mugubwe neza. Icyo twibagiwe mujye musitwandikira muri comment kugira ngo tunyuremo tubone ibyo bitekerezo, hanyuma tubizane tubisangire. Murakoze, mugubwe neza, muhahe, muronke, murakarama.